Dutangirana hari umusore uri mu mazi mu by'ukuri agaragara nk'uwarohamye cyangwa se arimo koga kimwe muri ibyo ngibyo, hari kimwe arimo gukora ariko ikigaragara cyo ashobore kuba yarohamye kuko yambaye imyenda, kumbi ku ruhande hari undi mubikira nawe wari urimo gukomanga aho ngaho uwo musore yari yarohamiye. Umubikira yarahengereje abona nta muntu arangije arinjira ati mwiriwe neza, injira yaririje yumvishe nta muntu urimo kumwikiriza, arebye muri pisine yahise yikangamo, yahise afata ibyo yari afite ku ruhande abitereka ku ruhande, arangije ahita yinjira mu mazi vuba vuba agerageza kurohora uyu musore wari warohamye. Mu by'ukuri bigaragara nk'aho uyu musore yarohamye mu mazi, ntabwo tuzi icyatumye arohama, ntabwo tuzi ikintu cyatumye ajya muri pisine. Barakwereka umubikira yahise afata wa musore arangije atangira kumujyana ku ruhande, ari nako ari kumubwira ati utaza gupfa nyamuneka, ati gerageza utaza gupfa. Ariko mu by'ukuri umusore ntabwo yari ari kumva. Umubikira yatangiye kumukanda ashake iburyo ki amazi yayaruka. Muri ako kanya umusore yarutse amazi, umubikira ahita avuga ati Mana nyagasani urakoze cyane. Umubikira yahise yubura umusore arangije aramubwira ati Mana urakoze. Umubikira yahise amubaza ati byagenze gute? Tumeze neza. Umusore yaramubwiye ati wowe urinde? Turi marayika. Umubikira yaramubwiye ati ntabwo ndi marayika, ati ndi umuntu ugerageje kugufasha, narinje hano gusa. Umusore yaramubwiye ati umutwe uri kundya ariko. Umubikira yaramubwiye ati wakujyana kwa muganga se? Umusore yaramubwiye ati oya nta kibazo, ati nta kibazo nta kwa muganga nkeneye. Umubikira yaramubwiye ati none se byakugendekeye utari? Barakwereka umubikira yakomeje kumubwira ati nyamara ukeneye kujya kwa muganga kuko ndi kubona umeze nk'umuntu warembye cyane, ati reka mujyane kwa muganga nibyo byiza, ati kuko ndabona urembye cyane. Umusore yaramubwiye ati oya ntabwo ari ngombwa kujya kwa muganga. Umubikira yaramubwiye ati none se ninde wagushize mu mazi? Ati byakugendekeye ute kugira ujye mu mazi? Umusore yaramubwiye ati ntabwo ndimo kwibuka neza. Gusa umusore yarebye umubikira aramubwira ati none se uri umubikira? Umubikira yahise amubwira ati yego ndi umubikira. Ati umubikira ahita yikangamo, ahita yibuka yuko yambaye ubusa, yahise asubira muri pisine kureba aho umwenda wiwe watakaye mu mazi. Umubikira muri ako kanya yahise ajya mu mazi nanone, asubira mu mazi agiye kureba umwenda wiwe wari wasigaye mu mazi, yahise ava mu mazi nanone. Arangije afata wa musore aramubwira ati reka ngo uhagurutse ngo ushire ku ruhande ndebe yuko waza kumera neza. Barakwereka umubikira yahise afata wa musore arangije amucyana ku ruhande. Ntabwo turamenya uyu mubikira yitwa nde cyangwa se uyu musore yitwa nde, impamvu uyu musore ari mu mazi nayo ntabwo turayimenya. Umubikira yahise ashira umusore ku ruhande aramubwira ati bugiye aho ngaho mbanze nambare. Barakwereka umubikira yakomeje kwambara, tubibutsa ko ari Big Move Entertainment. Kanya umusore nawe yari ameze nkaho mu by'ukuri atameze neza, yahise amubwira ati none se wari urimo gushaka iki muri iyi nzu? Umubikira yaramubwiye ati ndi mushyashya n'aha ngaha, ati hari ibyo rero nari ndimo kugenda negeranya mu baturage ndimo kubikusanya, nibwo naje gukomanga hano mbona nta muntu uri kunkingurira mpita ninjira. Umusore aramubwira ati nta kibazo ariko nakinaga kuba uje hano ahubwo wantabaye wakoze cyane. Umubikira yaramubwiye ati ngwiki? Ati yego rwose nakinaga kuko baza kwinjira hano ntabwo byari ngombwa cyane. Umubikira yaramubwiye ati byari ngombwa nyamara. Umusore yaramubwiye ati ntabwo byari ngombwa, ahubwo wakoze cyane. Umusore barakwereka umutwe wakomeje kumurya nanone bigaragara nkaho nta gatege afite. Umubikira yaramubwiye ati komeza wihangane rwose, ati komeza wihangane. Umusore yaramubwiye ati umutwe ndumva urimo kundya cyane. Umubikira yaramubwiye ati nyamara dushobora kujya kwa muganga. Umusore yaramubwiye ati kujya kwa muganga ntabwo ari ngombwa. Yaramubwiye ati ngaho bugumye aho ngaho, ati bugumye aho ngaho ngira icyo nkuzanira nkurebera umuti byibura ndebe yuko ushobora koroherwa. Bakwereka umubikira yahise agenda mu gakapu kiwe, yarangije aramubwira ati reka nkurebera umuti ngo usigire ku mutwe ndebe yuko umutwe ushobora kukorohera. Umusore yaramubwiye ati urakoze cyane. Umusore bigaragara nkaho ari umubikira urimo kumwitaho, ntabwo turamenya ngo umusore yitwa nde. Umusore yaramubwiye ati urakoze cyane rwose kuntabara. Umubikira yaramubwiye ati nta kibazo ni umurimo w'Imana tuba turimo gukora, ati kandi ni Imana yanyohereje aha ngaha. Umusore yaramubwiye ati ariko ibyo ndimo kwikora byose, ati ibyo ndi kwigira byose umutwe uri kundya. Umubikira yaramubwiye ati ntabwo numva impamvu wari uri mu mazi, ati ngiye ku giti cyanjye sinshobora kumva impamvu umuntu ashobora kujya mu mazi kuriya. Umusore yakomeje kureba umubikira aramubwira ati ntabwo ndimo kwibuka, ati nta kintu na kimwe ndimo kwibuka. Umubikira yaramubwira ati okay reka ngende. Umusore yahise amubwira ati buretse kugenda, ati ubundi witwa nde? Umubikira yahise amubwira ati njye nitwa Paula. Umusore nawe yaramubwira ati wakoze cyane Paula. Paula yaramubwira ati nawe urakoze cyane. Barakwereka umubikira twamaje kumenya ko yitwa Paula. Paula yahise yerekeza, ariko uko Paula yagiye hari ibyo yahise yibagirirwa aha ngaha. Uko umubikira yari amaje kugenda hari undi musore watangiye kubwira uyu nguyu ati rangiza ibyo watangije. Umusore yaramubwira ati uravuga ngo iki? Ati rangiza ibyo watangije. Umusore yaramubwira ati wowe urinde se?
umusore wundi wari uri ku ruhande yatangira kumubwira ati wewe ndimwe amafaranga menshi tugomba kuyanyishyura ati cyangwa nkakwica. Umusore aramubwira ati mbabarira nyamuneka. Umusore aramubwira ati rero subira mu mazi ati ndashaka kugenda upfe. Umusore yaramubwiye ati ndakwinginze mbabarira. Yaramubwiye ati subira mu mazi cyangwa unyishyura amafaranga yanjye. Ati amafaranga undimo ni menshi. Umusore yaramubwiye ati yego ndabizi ko urimo amafaranga menshi. Ati none niba undimo amafaranga menshi urifuza yuko uzanyishyura gute? Ati niba udashaka kunyishyura genda upfe rwose, njye ntabwo nshaka kuzongera kujya nkubona undi mu maso yanjye warapfuye. Kumbi wa mubikira yahise agaruka. Pawulo akimara kugaruka yabonye wa musore bamutunze imbunda. Pawulo yahise aza aramubwira ati nyamuneka ndakwinginze utica uyu muntu. Uyu musore yaramubwiye ati we wibyivangamo ati we nta kintu na kimwe uzi. Yaramubwiye ati rero ngende umubikira ntabwo ushobora kwica umuntu ndahangaha. Pawulo yahise amubwira ati aho kugira umurase rero ngaho basi aba ari njyewe urasa ati ngende umukozi w'Imana rero wikwica umuntu. Umusore yaramubwiye ati mva imbere cyangwa aba ari wowe ndasa. Umubikira yaramubwiye ati ngaho ndasa ati niba ushaka kumurasa banza undase. Barakwereka umusore bakomeje kumubwira ati aho kugira umurase rwose ni njyewe uri buze kurasa. Umusore bakomeje kumucunga akimara kurangara gatoya bahise bamusunikira mu mazi. Bakimara kumusunikira mu mazi umusore yahise amubwira ati wakigoryo ati n'undi munsi ngiye ntuzongere gutekereza kunyica, ntabwo wanyica gutyo uko wiboneye kose. Umusore nanone yahise yongera aherekeza Pawulo aramubwira ati urakoze n'ubundi kongera gutabara ubuzima bwanjye bwa kabiri. Umubikira yaramubwiye ati nta kibazo rwose ati umubikira yaramubwiye ati sinumva impamvu ufite ikibazo ati sinumva impamvu udafite amahoro kandi ufite ikizu kinini nk'iki ngiki. Umusore yaramubwiye ati buriya amafaranga waba ufite yose ntacyo yaba akumariye, icyo ukeneye muri buno buzima ntabwo ari ukuba ufite amafaranga ati cyangwa ibindi bintu. Umusore yaramubwiye ati none se n'iki nkeneye muri buno buzima? Pawulo yahise amubwira ati icyo ukeneye kurusha ibindi ni amahoro yo mu mutima. Umusore yahise amubwira ati uretse kugenda gakeya. Pawulo yaramubwiye ati reka ngende n'icyo gihe ati kandi wakoze guhura nawe. Barakwereka mu gitondo cyaho bwarakeye uko Pawulo yari avuye guhaha mu gitondo nanone cyaho ngaho kimara kuva guhaha hari umusore wari umugonze habuze gatoya. Barakwereka n'ubundi ni wa musore yari yatabaye bongeye guhurira mu gitondo. Wa musore yaramubwiye ati umeze neza? Pawulo yaramubwiye ati yego meze neza cyane. Umusore yahise amubwira ati reka ngufashe gutora ibyo wari utaye. Pawulo yahise amubwira ati urakoze cyane. Pawulo arangije aramubwira ati none se ati wowe witwa nde harya? Umusore yahise amubwira ati njye nitwa Jimmy. Ati amazina yanjye ni Jimmy. Jimmy arangije aramubwira ati none se Pawulo atubi nahangaha? Pawulo yaramubwira ati narabikubwiye mba kwa ruriya rusengero rwo hakurya. Umusore yaramubwira ati okay ndimo kubibona rwose ko ari butuye ati wazajya nza kugusura aho ngaho se ku rusengero. Pawulo yaramubwiye ati hoya ntabwo nta mpamvu yo kuza kunsura ntabwo ari ngombwa. Umusore yaramubwiye ati nyamara najya nza kugusura. Pawulo yaramubwiye ati kubera icyo wumva ko kunsura ari ngombwa ariko? Umusore yahise amera nk'uwikangamo mu by'ukuri ahita amera nk'umuntu ucitse intege. Pawulo ahita amubwira ati ngaho baye ahubwo. Umusore yaramubwiye ati buretse kugenda gatoya. Pawulo yaramubwiye ati ariko ni iki kindi ukeneye ati? Umusore yaramubwiye ati nyamuneka ndakwinginze umajije kuntabara igihe kinini ati kandi tumajije no guhura cyane. Pawulo yaramubwiye ati ndeka ngende nta kindi kintu nsigaje kuvugana nawe ngende umubikira. Pawulo yahise yerekera aho ngaho. Barakwereka mu gitondo n'ubundi bwarakeye wa musore wacu bita Jimmy yahise azana indabo. Kimara kuzana indabo yarazizaniye ahantu Pawulo yari arimo gukora ku rusengero. Wibuke Pawulo wacu twamaje kumenya yuko ari umubikira. Barakwereka uko umusore yari afite indabo. Hari undi mukobwa nawe waturutse inyuma arangije amubwira ati Jimmy. Jimmy yahise ahindukira aramubwira ati amakuru yawe ati Sandra. Ati none se izo ndabyo zijyanye he? Ati izo ndabyo ko zifite hano zijyanye he? Umusore yahise amubwira ati nari nzijyanye hariya ku rusengero. Pawulo yahise abareba arangije azunguza umutwe. Umukobwa Sandra ahita amubwira ati wari ujyanye indabo ku rusengero? Ati kuva ryari se? Jimmy yahise amubwira ati mu by'ukuri ndimo kugerageza gushima Imana ati kubera ko hari ibyo yanshishijemo. Umukobwa yahise amubwira ati ikindi Jimmy ati cyagiye rwose wabikoze fresh ati narabikunze turi n'umusore w'ibogara ati naragukunze cyane. Jimmy yahise atangira kumwiyaka aramubwira ati hoya ndeka Sandra ati ndeka rwose nari niyiziye hano ku rusengero ati nta bindi bintu byadanje wishaka kubigira ibintu biri personal, ibyabaye hagati yanjye nawe nta kibazo kibirimo. Pawulo akimara kubabona yazunguje umutwe ahita yigendera. Muri ako kanya Sandra yahise avuga ati ndaza kumenya gahunda urimo gupanga n'uwo mu mansera mushyashya. Barakwereka mansera. Pawulo akimara kugenda Jimmy yaje amukurikiye. Jimmy aramubwira ati hagarara gatoya ati ibi ni wowe nari mbizaniye. Pawulo yahise amubwira ati kubera iki njyewe sunzanira indabyo? Sandra nawe ku ruhande arimo guhengereza. Jimmy yaramubwiye ati mu by'ukuri waranabaye inshuro nyinshi ati rero kugushimira byari ibintu by'ingenzi cyane.
Paul rero aramubwira ati mu by'ukuri nta mpamvu yo kunshimira unanzanira n'indabo, ntabwo ari ngombwa rwose, ati ndakwiyamye kandi ntuzongere kunzanira zino ndabo Paul rero aramubwira ati ariko uretse gato, ati ntabwo ndimo kumva impamvu urimo kugerageza kubikora muri buno buryo, ati kandi ukabikusana hano ku rusengero. Jimmy aramubwira ati ndimo kugerageza gushaka kugushimira, ati mu by'ukuri ibintu wankoreye ni ibintu bidasanzwe, ati watabaye ubuzima bwanjye inshuro nyinshi zigiye zitandukanye. Paul yahise amubwira ati okay, ati ibyo urimo gukora urimo kubikora kugira gusa unshimire, nta kindi kintu ugamije. Jimmy aramubwira ati n'ibindi bintu byinshi ndabigamije, ariko mu by'ukuri icyo ngamije ubu ngubu ni ukubanza kugushimira. Paul yahise amubwira ati okay, nta kibazo rero, niba ari byo urimo kugerageza mpereza indabo. Barakwereka Jimmy yahise amuhereza indabo, ariko mu by'ukuri Sandra ku ruhande nawe yari arimo kubahengereza, yari amajije kubareba, yari amajije kumva n'amagambo Jimmy yari amajije kubwira Mansa, aramubwira yuko ashobora no kumubwira n'ibindi bintu, bashobora no kuba baganira ibindi bintu. Muri ako kanya Jimmy akimara kugenda, Mansa yahise afata indabo arangije arazihumuriza. Paul akimara kuzihumuriza yahise avuga ati Mana Nyagasani we, arangije aravuga ati hoya ntabwo nifuza ko ibi ngibi birimo kuba, ati menya nayobya, ati ibi ngibi ni ibyaha, ati mu izina rya Yesu, ati iki ngiki ni icyaha rwose, ntabwo nifuza ko byaba, ati ni bibi cyane. Barakwereka Sandra yahise avuga ati ariko shati ibintu murimo kwikora, ati ndaza kumenya ikiri kugenda hagati yanyu mwembi, ati ndaza kumenya icyaha murimo gupanga, ati mwebwe ndaza kubavumbura. Mu gitondo bwarakeye nanone barakwereka hari wari uri gukomanga, bakimara gukomanga aho ngaho barakwereka ni wa musore Jimmy, ni Mansera n'ubundi wari uje aho ngaho. Arangije aramubwira ati nari ngarutse kuvugana ku byanjye nawe, ati narinje tugira ibyo tuganiraho. Jimmy yahise amubwira ati karibu cyane, ati ngwino rwose ngwaye karibu, wikaze hano iwanjye. Jimmy yahise yinjiza Mansera Paul mu rugo. Jimmy arangije aramubwira ati rwose, ati nishimiye kuba uje kundeba, ati ngaho icara. Arangije amukurura intebe amuhereza keya. Jimmy arangije aramubwira ati uranywa amazi, ati Paul yahise amubwira ati nta kibazo rwose, ati amazi ni meza rwose wayasuka. Jimmy yahise asukira Paul amazi, arangije arayamuhereza. Paul yahise amubwira ati urakoze cyane, ati none se kuki udashobora guhindura ibitekerezo byawe, ati ejo numvisha amagambo wambwiye, ati urabizi yuko ndi Mansera ariko. Jimmy aramubwira ati yego ndabizi, ariko mu by'ukuri Paul ibyo nakubwiye nari nkomeje, ati ngwiki, ati ibyo nakubwiye nari nkomeje, ati naragukunze mu buryo budasanzwe. Paul aramubwira ati njyewe, ati yego wowe, ati reba rwose kuva natangira kukubona. Paul yahise amubwira ati burekeye aho ngaho. Jimmy aramubwira ati kuva natangira kukubona nahise ngukunda, ati mu by'ukuri ndagukunda kandi ntabwo nshobora kubihagarika. Paul aramubwira ati ibyo uri kwikora byose nyamara ushobora kubihagarika tukabyikora mu mutwe. Jimmy aramubwira ati ndabyumva ariko mu by'ukuri narabigerageje. Paul aramubwira ati none se wabigerageje gute, ati Paul nagerageje kukwikuramo ariko byaranze. Paul aramubwira ati ariko mu by'ukuri ntabwo ndimo kubimenya, ntabwo nzi ikiri kujya hagati yanjye nawe, ntabwo nzi ikiri kujya mbere. Jimmy aramubwira ati ndifuza yuko njyewe nawe dukundana. Paul aramubwira ati ngwiki, ati none se ntabwo twakundana, urabizi urabibona neza yuko ndi umumansera. Jimmy aramubwira ati umva nyizera, ati dushobora no gukundana mu ibanga. Paul aramubwira ati ntabwo bishoboka, ati Jimmy ntabwo bishoboka, ntabwo dushobora kubeshya Imana, ati wenda twabeshya abantu ariko Imana yo ntabwo twayibeshya. Jimmy aramubwira ati nta yandi mahitamo mfite, mu by'ukuri urwo ndimo kugukunda kurwikomeje kubwira Paul, ati twabikora nyamara. Barakwereka Jimmy yahise atangira gufata Paul ashaka kumusoma, atangira kumwikurura. Mu by'ukuri Paul nawe yakomeje kubyanga, ariko nawe arimo kuza bya bindi by'abakobwa b'i Kigali nyine cyangwa bintu. Muri ako kanya Sandra yahise aza bahita bikanga. Arangije aravuga ati muri mu biki, ati murimo gukora ibiki, ati wowe kuri umumansera urimo gukora iki na Jimmy, ariko mwebwe ibyanyu ni ibiki murimo. Jimmy yahise amubwira ati nyihanganira, turi gushaka iki hano se ahubwo. Sandra yamubwira ati ahubwo si uyu mumansera arimo gukora iki hano muri runo rugo rw'umusore. Paul yahise amubwira ati ahubwo reka njyewe ntambuke nidahire. Sandra yahise amubwira ati uretse gatoya, ati ntabwo numva ku buryo ki umumansera asigaye yirirwa mwa runo rugo. Mansera yahise amubwira ati ariko se urimo gushaka kugerageza kuvuga iki. Sandra yahise amubwira ati ndimo kubakeka. Jimmy yaramubwira ati umva iyi nzu urimo ni iyanjye, wibuke kuri iwanjye, ati ndabizi yuko ndi iwawe rwose, ariko wowe na Mansera muri mu biki, ati we na Mansera murimo gupanga ibiki, ati ibintu murimo gukora nzabibwira abakristo. Paul yahise avuga ati hoya ntihazagire umuntu uzabibwira, ati nuko nari naje kumusura gusa,
Sandra yahise amubwira ati muke mugomba kumpereza amafaranga cyangwa nkazabibwira abakristo. Pawulo yahise avuga ati okay, nushaka uzabivuge cyangwa ubyihorere. Sandra yasigaye aho ngaho ari kubwira Jimmy ati Jimmy ati nimutampereza amafaranga kandi ahagije nzagenda mbibwira abantu bose, nzavuga yuko ujya uryamana na Mansera. Jimmy yaramubwiye ati nushaka uzabivuge, ati nushaka uzabivuge rwose ntacyo bitwaye. Sandra yahise ambwira ati Jimmy wumva nabikubwiye. Jimmy yahise abwira Sandra ati ahubwo nsohokera mu nzu barakwereka. Mu gitondo bukeye nanone Jimmy yahise yazana akandiko nanone ku rusengero, niba ari ibyifuzo azanye ntabwo tubizi. Pawulo barakwereka yari avuye aho yajyaga arara, akimara kuza ku muryango w'urusengero yahise abona akamverope kari kari aho ngaho, ni akandiko bari bamwandikiye. Pawulo yahise agakuramo, arangije aragasoma, arangije aravuga ati oya ntabwo bishoboka, ati Pawulo ibyo urimo ntabwo ari byo. Muri ako kanya Pawulo akimara gusoma ku kandiko, Sandra yahise azahita akamwaka aramubwira ati dore nanone, ati sibyo nakubwiraga si ibi ngibi, ati wowe usigaye usambana n'uriya musore narabivumbuye. Pawulo yaravuze ati ntabwo ngiye dusambana, ati Sandra yahise avuga ati ngiye kubibwira abakristo bose, ngiye kubibwira abantu bose yuko musambana. Pawulo yaramubwiye ati ndakwinginze. Sandra yaramuvuze ati ngiye kubibwira abakristo bose, ati ngiye kubisakuza nzabibwira isi yose, abantu bose bazamenya yuko uri umubikira w'umusambanyi, abantu bose bazamenya yuko uri umunyabyaha wigeze umubikira gusa ushaka kujya usambana. Pawulo yaramubwiye ati ndakwinginze nyamuneka ndakwinginze. Pawulo yahise amanuka atarwiyambitse ahita agenda aho yajyaga arara. Barakwereka Pawulo yasohotse aho yajyaga arara afite igikapu, ubona ko ababaye cyane. Yatangiye kureba aho avuye, aratangira arahareba. Mu by'ukuri amarira ni menshi mu maso yiwe, ashobore kuba nawe yari yatangiye gukunda Jimmy, ariko mu by'ukuri kubera umurimo w'Imana akora, kubera ibyo yasinyiye kujyamo kuba umubikira, nawe ari kubona bimugoye. Yahisemo guhunga agace yari arimo, agace Jimmy nawe yari atuyemo. Jimmy barakwereka yahise abimenya hari yuko Pawulo yagiye. Jimmy yahise aza atangira guhamagara ati Pawulo afunguraho, ati Pawulo afunguraho ndabizi urimo. Jimmy yarakomanze ariko mu by'ukuri nta muntu urimo kumwigiriza. Muri ako kanya Sandra yahise aza aramubwira ati urimo guhamagara Pawulo, ati kandi Pawulo yagiye. Jimmy yahise amubwira ati urabeshya ntabwo Pawulo yagiye. Sandra yaramubwiye ati umva Pawulo yagiye, ahubwo ni wowe tugiye gusigarana nanjye. Jimmy yahise amubwira ati ndekura vuba, ati niba Pawulo ntashobora gukundana nawe ntabwo byakunda, ati njye Pawulo niwe nahisemo gukunda, ati niwe muntu ndimo gukunda kurusha abandi bose, ati rero we witekereza yuko njye nshobora kugukunda, ati nta mpamvu nimwe yatuma ngukunda. Barakwereka muri ako kanya Jimmy yahise atangira kwirukanka, arangije arirukanka. Mu by'ukuri barakwereka nanone tugarutse kuri Pawulo yari arimo gutega imodoka kugira yerekeza ave muri ino karitsiye Jimmy yari atuyemo, kugira asige Jimmy agenda abeho ubundi buzima atarimo kureba Jimmy, abeho mu buzima atarimo kubana na Jimmy. Jimmy akimara kubona imodoka yari ijyanye Pawulo, Jimmy yirukanse ku modoka tangira guhamagara ati Pawulo ndakwinginze hagarara, ati Pawulo ndakwinginze winsiga njyenyine. Jimmy yakomeje guhamagara, imodoka yahise ihagarara. Muri ako kanya Jimmy yahise agenda atangira kwinginga Pawulo, aravuga ati Pawulo ndakwinginze. Pawulo yaramubwiye ati Jimmy ntabwo byakunda. Jimmy yaramubwiye ati ndakwinginze, ati Pawulo yaramubwiye ati Jimmy ntabwo byakunda, ati nanjye ndimo kugukunda ariko ntabwo dushobora kubana, turabizi yuko ndi umumansera. Jimmy yaramubwiye ati twabikora. Pawulo yaramubwiye ati ntabwo byakunda Jimmy, nta buryo na bumwe buhari twakundanamo. Jimmy yaramubwiye ati ariko mu by'ukuri njye nagukundaga. Pawulo yaramubwiye ati Jimmy nanjye ndagukunda ariko nta bundi buryo mfite, ntabwo dushobora gukundana ndi umumansera, reka ngende kure aho tuzabaho ntagufite aho nzaba nakubona. Pawulo yahise afunga imodoka arangije arigendera. Jimmy yahise nawe asigara arimo guhamagara Pawulo avuga ati Pawulo ndakwinginze, sinzi ko nzongera kubona undi muntu nzakunda nk'uko nagukunze. Nyuma y'igihe kinini cyane, hashize igihe kinini, hari uwaje gukomanga kwa Jimmy. Jimmy yaravuze ati ninde urimo gukomanga? Jimmy muri ako kanya yarahagurutse kugira ajye gukingurira umuntu urimo gukomanga, ko mu by'ukuri Jimmy bisa naho yacitse intege. Jimmy asa n'ubabaye. Muri ako kanya yagifungura yahise abona ari Pawulo, yahise yikanga aravuga ati ni wowe Pawulo? Pawulo yahise ava mu kimansera we. Jimmy yahise amubwira ati Pawulo none se ko wambaye gutyo wavuye mu kimansera? Ati yego nakivuyemo, ati nagiye kwitekerezaho, ati mu by'ukuri mbona urukundo ari rwo rwa mbere. Jimmy yaramubwiye ati none se ubu ngubu wakemerera gukundana nanjye? Pawulo yaramubwiye ati Jimmy nabitekerejeho igihe kinini, ati nabivuyemo iby'ibimansera, ati naragiye ni igihe kinini cyanjye mbitekerezaho nsanga ngomba gukundana nawe.
Jimmy yaramubwiye ati Paula ndishimye rwose kuba ungarukiye. Paula yaramubwiye ati nagiye kuba kure cyane rwose, nagiye kuba kure y'isi aho ntakubonaga, ariko mu by'ukuri ibyo nakoraga byose naragutekerezaga. Jimmy yaramubwiye ati nanjye naragutekerezaga cyane. Paula yahise ahobera Jimmy. Paula aramubwira ati Jimmy nanjye ndagukunda cyane kandi naragukunze cyane, ati mu by'ukuri nta wundi muntu nakunze cyane nkawe. Jimmy yaramubwiye ati Paula nanjye rwose uru rukundo rwanjye umwuka mpumeka. Muri ako kanya Paula yahise asoma Jimmy kugira amwereke mu by'ukuri yuko bari mu rukundo, we nawe barasomanye. Mu by'ukuri menya urukundo rwongeye ruragaruka hagati yabo. Paula yahise abwira Jimmy ati ndagukunda cyane. Jimmy nawe yahise amubwira ati nanjye ndagukunda cyane. Paula yahise yambira Jimmy. Jimmy arangije aramubwira ati ngaho ngwino njyewe nawe tugende kwibanira, ati kandi nizeye ko tuzabana ubuziraherezo, ati ntabwo nzigera nkubabaza, ati nzakubera urukundo rwiza. Jimmy yahise ahobera Paula. Urukundo mu by'ukuri rurahari hagati yabo, barakwereka uko byagenze, uko basomanye, uko bahoberanye, niko filime yahise irangira. Turabashimiye kuba mwabanye natwe. Yari Big Movie Entertainment. Kora subscribe ndetse unakande kuri like, unatubwire muri comment uburyo ki mwabonye mu iyi filime yacu cyangwa se iyi nkuru yacu. Yari Big Movie Entertainment. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.